mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Atinye kuyi kamera hano hoze hakorera RPF. Yego. Nubwa mbere dukoze ikiganiro kiri bizarre. Okay. Kanicare mu mihanda ya Kigali. Uko bicaye. Aha, turi mu mihanda nyine. Urashaka bangonge? Simwe mubizana. Dara nicaye iratuma bangonga. Ndi muri zebra crossing. Uranyishyura ngahe? Umva nge. Mahoro. Iyi ni traffic. Nta kibazo batwaye aba nabacu. Abacu. Ntabwo ari polisi ya Kongo, si polisi ya Uganda, polisi y'u Rwanda. Ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda. Ubonye bakwakuye. Ese Victoire mbwira muziranye gute? Nabonye hari ababikomozaho bavuga ngo Jean Paul amugani bashaka barakundanaga. Hanyuma unatubwira amakuru nagiye numva yuko na Nyesi ninde ko mufite icyo mupana byaba ari byo cyose nibihu. Ahera hehe. Ntabwo aruzi ko mukoresha iki kiganiro. Ubu ngubu akanikoreye ibi nikoreye bazabikora. Niza nibi aka imwe yantuza ya Melody. Abadana baratubeshye ngo baramufunze agira ngo duhashye ko twemerera umuhanda uzava ku buhanda ukagera ikaduha ni iwacu. Victoire akomoka Rubavu yakuriye hano ruguru ariko batugonga abantu ntago bafite amaso sikosetsa nahagarara mu muhanda zigahagarara umwanya muto tugakora ikiganiro kijyanye n'amategeko yo kwirinda umutekano wo mu muhanda. Wambajije cyarimo amakuru yo mu mihanda araryoha shaho. Shayi Kigali dore bimuka ku manywa do Kigali ranze aragiye habaye Kigali Pascal azongera gukora ikiganiro twica. Umbwirere wa usuhurize Rwema. Umusa. Uyu munsi ni mu muhanda. Jaras, uyu munsi ni ikiganiro cy'umuhanda. Naramwimvira Matari ikibazo cya mbere sasa Jean Paul. Wari ufite amatsiko yo kumbona. Yewe yagiye mpora nkubona ariko twari tutaraganira. Batekerezaga komeza. Batekerezaga komeza. Najyaga mbona uri mutoya urabona imyaka yinga. Wapi mutoya mu bunini. Okay, muto mu bunini. Kubera bari passport. Okay. Aba bantu rero aba bantu bifuje aba bantu basabye ko dukorera ikiganiro mu muhanda. Bati ntubura abafana bawe. Ku mihanda mbese. Ku mihanda ni ku mihanda. Urambajije. No kuvuga ngo nashakure kure. Gasuku mupfiki. Kubera icyo bajije icyo kibazo. Njye wumvisha. So gucuruza abantu. Icyo cyavuyeho. Ntabwo kirego cyo gucuruza abantu. Utanga ikamba. Ahubwo ikibazo abamotari mubona umwanya wo gukurikira YouTube. Mwese suba warakanze subscribe. Oya ko kantu ka sapap. Aba yayikanze. Agasaro TV. Agasaro. Uyu ni wa mugasaro wabonye. Okay. Ni mwiza cyangwa ni mubi? Sha ni mwiza keretse niba hari ukunda bigenze. Imihanda baye imihanda. Ni izuba ka. Izuba rirarenze. Wajya ushaka komeza gute Gasaro? Numvaga ari umukobwa w'igikara muto nanutse. Ariko reba do ibono nibuze. Shabura koze. Dore Ribu niyo yanjye. Ofete impamvu hano hari guca imodoka nyinshi za Ribu turi ku Kimuhurura hafi ya Ribu headquarter. Turi mu mihanda ya Kimuhurura. Turi mu mihanda ya Kimuhurura. Gasa uri bandi ndakeza. Yego. Ntabwo yavuga ngo ndagufungisha ngo papa yobora Ribu. Owning.
aho yagiye arenga umurongo reka nihere ntiyavuze ngo ni sinzi ikibazo yabajije bamutumirwa aramubwira ngo agiye kwinyuguza mu kanwa kuko no kukuvuga icyo ni icyambere hano yavuze ngo niba ari igicucu niba ari iki ico yari yavuze igitutsi ngo ibyo nabyo ni ibitutsi ngo arana yavuze ngo wimbwira ngo niba ari igicucu iyo imbwa se rimwe kabiri yabivuze nka gatatu nta nubwo ari na Gasenyi urayizi se urayizi Gasenyi ndayizi nyine sawa dukomeze ariko Jean Paul nawe uransetsa ikiganiro cyo ku muhanda ndumva kiryoshye kiraryoshye ariko baze nk'ukuntu mbwira ngo subiremo ibitutsi nagiye ntukwango ngire icyo mbivugaho nabore narebarebye hose Pizzo waranyemeje tuvuge gutyo oya nawe wita yabwiye abantu ngo azanyemeza yaranyemeje oya wita ubigira gutyo ushaka no gusanga no gayo makuru ni urugero yarakubisha oya nawe yampaye Pizzo ubwo yari yanyandikiye arambwira ngo ni umusaza yanyemeje akuri ko murengera man yes ubu Pizzo ko afite nimero yanjye twigendera hano turi ashaka kuzaguhamagara akagusaba imbabazi burya iyo wakomerekeje umuntu ntabwo yankomerekeje yashinyaguye nawe ukagusababazwa n'ubusa iyo bamuvuze ararakara kandi we ajya yibasira abandi umuntu akwandikiye kuri WhatsApp usaba arashaka iki ni gasuku ndabizi abaratubonye we ni gasuku nakubwira gasuku itonde ndi mu kiganiro wa nakubwiye ko uzava muri Amerika tukicara tugaciringa nkakubwira kuri igipyisi sibyo gasuku ndi mu kiganiro ni cya gasuku inganze ngire nako nukajya ubeshya ndakubeshya se ngo mbinzobe wone se kucyacunze ndi mu kiganiro akamagara ibyanza atereka ku magurupe no kuri za Twitter Sadati ninde unyibasira aho muri make none ngenda sobanukiwe nabonye waramuvuze ariko urayotse oya no uretse gato numwinjira ni iki ubwo simbizi ubwo ngo Victor nishuga nkiyo madamu abyumvise uko nakabona nka Sadate kiraje urumva cyanditse afashe nk'iriya foto aranditse arakwirakwije Tom no musaza Tom se anyibasira ngewe Tom yambwira ati peti ngwino usange Kicukiro nta wumvishe nta kintu yakuvuzeho Tom yavuzeho iki se ahubwo yamugushagamo ngo uratekereza iki kuri Jean Paul mubaza ibijyanye n'ibitabo yandika ariko bya seri ntiwabibonye se yakoze titre ngo yampaye warning ni nacyo kiganiro cyarebwe n'abantu bake General Furu Gatsinzi Marcel ni fari General Major Rwarakabije Paul ni fari kibitsaho cyabagaga ngo ibindi kuvuga nari bo nimpamagara nzayibisobanurira cyamaze isaha n'iminota 20 kuri Jalas Official TV aho ngaho rero ntabwo nubahirije ihame ry'itangazamakuru kuko nasubije nka Jean Paul kuko hari hibasiwe Jean Paul ubu surwa gusubiza Sadate byari gusaba ubunyamwuga ubonye ko yashontoye ndafata screenshot nyiguhe ya Sadate yanyandikiye nishaka ijya muri thumbnail uwo ni Sadate yevuga se agasuko ngo impamvu azakirirwa yikarakasa hana tukabantu ngo no mukozi wa RIB ako se RIB ni imutuma kwita abantu ibigarashara no kane ako urabona ukuntu Rwanda ari rwiza to visit Rwanda Sadate we na Sadate ariko n'ibintu navuze bifatika nabwiye Sadate uranyita ikigarasha ngewe nibukira ikinazi nkibukira mu Ruhango kandi niho iwanyu wowe wibukira he ko ntarakakubona reka tubaye ikaze muri gahunda za Swatase tunabagezeho ibyiza bya Swatase ese ubundi Swatase ni iki Swatase ni company ikorera hano mu Rwanda iguha serivisi zitandukanye zijyanye n'ibintu bya transport nivuga transport ndabavuga imodoka gukodesha rukuyigura ndetse n'ibindi Vise ngiye kubabwira muri kano kanya ya Swatase nijyanye no kukugurira imodoka maze tukayiha akazi bitewe n'ubushobozi ufite n'amafaranga ufite urayaduha nko muri Swatase tukagura imodoka ijyanye n'ubushobozi bwawe maze tukayiha akazi tukajya tuguha amafaranga imodoka yakodeshejwe cyangwa se yakoreye tukaguha amafaranga bitewe n'amasezerano twagiranye dukorera mu mujyi wa Kigali ariko by'umwihariko wahamagara iyo nimero aho hasi
tukakurangira tukanaguha ibindi bisobanuro. Icyiza cya Swatase nuko dushobora kugukodesha imodoka, yemwe ba diaspora abanyarwanda muri hanze ukenera kuza mu Rwanda muri gahunda zanyu zo gusura imiryango n'ibindi, ushobora gukenera imodoka ugakora booking utari waza mu Rwanda, hamagara iyo nimero iri no kuri WhatsApp tubashe kugufasha. Swatase tuguha serivisi nziza kandi inoze, ukabona imodoka wifuza ukeneye muri gahunda zawe zose. Igihe imodoka yawe igize ikibazo wayikodesheje muri Swatase cyangwa wayifashe muri Swatase, tuguhindurira indi kandi tukanekora serivisi zose wifuza. Ikaze muri Swatase. Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze aho muherereye mu mpande zose z'isi, ndabasuje cyane abari mu Rwanda, East Africa n'abari muri diaspora, ndabakunda cyane. Uyu munsi Jean Paul ajya avuga ngo turi mu mihanda ya Kigali, sibyo ra? Muramubona wabizanye umusaza uzana imihanda ngiye kuntwerera ibintu bya Rwema. Oya we avuga ku mihanda, rero we numva uvuga ngo turi ku mihanda ya Kigali, ariko nge ntabwo mbivuga nicaye mu biro. Sibyo ra? Ni imihanda, ni imihanda. Turi ahantu heza cyane Jean Paul yadutembereje kuri uyu munsi, sibyo rata? Noneho ndumukozi wa RDB visit Rwanda. Hakurya ni muri M Hotel Onomo. Ukabara yamamaje bakwishyuye? Oya, M Hotel. Onomo. Ministeri hano ama ministeri nka 6. Ministeri nka hano zirahari kabisa. Hano turi muri hehe? Turi mu mihanda ya Kigali. Turi mu mihanda ya Kigali. Ewana urazamamaje koko, ewana nizikumva zizaguha akazi. Ntako nkeneye. Tuba dufashe igihugu. Ase uyu munsi kuri kunsetsa ngo nakukeneye, hari umuntu wanga akazi Jean Paul? Usonoma yamike yamakaye. Wari umeze neza cyane. Urakomeye. Ndabona no kugenda ubyibuha shaka bisi. Nabonye arana bavuga ngo uri kugenda ubyibuha umugore agufashe neza. Mubizi se? Soshite yawe. Ngo shana inshuti yanjye nawe ndi inshuti yanjye. Uyu munsi ni mu mihanda. Yego. Turakora ibintu bimeze ako akonde wakwaka umuntu interview yari muri siporo rusange. Dushimye Imana kumeze neza cyane Jean Paul. Hanyuma Jean Paul ndaza kwihuta, mfite message zigera mu 8 cyane cyane zano muri diaspora, ni bibazo bambwiye nzabaza Jean Paul. Abazakande n'akanyenyeri. Hagiye yavuye hanze azayitwa ngo iki? Omingwa. What do you mean? Okay, nibyo rata. Yego sha. Ntushyireho ya nimero ba mu kanyenyeri ndebe ko gasona. Ubushize ko nagashyize sari nawe gasona. Ni WhatsApp. Ni WhatsApp. Oh. Okay, turasabirije. Noneho. Hari abari buze kuvuga ngo Jean Paul akabarasabirije wa mugari. Noneho muyame. Kabarera bavuze ngo barayamuhaye arayanga. Miliyoni 30 ibaza yanze. Byaterwa nahaturutse wese bitewe nahaturutse ni wayanga. Bayame. Kandi uzikoraho bayaguhe. Aturutse he? Hari yavuze ko yaravuye. Ngo ku Kigarasha. Uzajya ukena no mwesikora. Kigarasha. Cyangwa se yari koza ari amagarasha. Hano ntituri kukimuhurura. Bayampaye akakanya. Nahita nzamuka. Arayi Kigarasha wayafata. Nahita nzamuka nkajya kuri RIB. Nkababwira nti mwabagabo mwe ibyo abapfu biribwa n'abapfumu. Kigarasha kirampaye. Nyarye yego cyangwa hoye. Igisubizo bamubwira ngo yarye. Cyangwa se yamusubiza. Oya nta yamusubiza wawe. Bagusabye ko yamusubiza. Ntabwo bishoboka. Kandi ibyo bapfu biribwa ahubwo wamugana kereka kubwiye ibyo ukora akabarira iriya yari diru. Arona rushi cyama ubwenge. Nganya ko President wa Republika ngo yanye ngo rata ngo ayi Kigarasha nayanze. Utangiye kunsetsa rwose. Kuba naho nabonye umwesikoro. Izina ry'Imana. Yego. Ngo umugore ngo yitabye telefone ya miliyoni 30 arazanga. Nyine. Yame. Jean Paul bayamwiherewe. Muyanyihere ntabwo nyanga afite nibazo byinshi. Byinshi. Afite ibibazo byinshi. Amadeni ya banki. Ayo murenge sako. Ese Jean Paul nta muntu utagira ibibazo, ubu nawe ufite ibibazo byinshi. Oya nta ibibazo. Yesu aravuze ngo tumwikoreze imitwaro. Amaganya yacu yose. N'imitwaro yacu. Ibibazo byanjye byose bimenywa na Yesu. Yego rata, amen. Sibyo rata? Si ibibazo byanjye byananira na Gasaro wayimarira ikimana ko nawe nasenga. Ariko uransebya, wagiye kunsebya ku bakunzi banjye. Ngira ijambo
iryo mu ijambo ry'Imana nirishaka rebe rivuye mu bahindu rihumuriza imitima y'abantu uhita umbwira naho riri muri Bibiliya. Yohani 3:16. Oya Umbajije ijambo wimbwira ibyo mvuga umbajije ijambo ndari kubwira nkuko Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhora. Wakeshe uravuze ngo handitse ngo iki? Nkuko Imana yakunze abari mu isi. Haranditse kuko Imana yakunze abari. Oya nta kibazo byose ni kimwe kandi koko Imana sese yadukunze. Wirwanyeho. Na Yohani 8 nimba ntibeshye Imana ni urukundo. Amen. Rero niba Imana ari urukundo reka nkunde Jean Paul nawe nkundi kandi dukundane. Umuntu wambwiye ngo yajyaga abona inkweto ngo atarabona hejuru. Ujye uzishyiramo n'izamacyo zishyire bagira ngo mporane nziza. Kubera iki yavuze gutyo? Kubera iki yavuze gutyo? Abanyamakuru bamwe nyine uramureba ukamumenya niyo agenda mu muhanda. Hanyuma Jean Paul ngiye guhera mfite ama screenshot agera muri 12 yose ngiye kugenda nyavugaho. Barankunda? Baragukunda. Hari umudamu uri Norvege yaranyandikiye ati nukuri Gasaro nkunda ibiganiro by'uriya mupapa Jean Paul ariko niyumvishije agahinda cyane ku mutima numvishe ko Jean Paul ashaka gufungisha bagenzi be. Abikuye he? Hari ikiganiro mama ndi surumva namushyira ku itagazamakuru mu mama humura kuko impamvu bivuze ukire naho ngaho. Yego nta muntu numwe yego ukuyeho nk'uwitegeko riha uburenganzira mu buryo buri direct. Nta muntu numwe yego ufite ubushobozi bufungisha umuntu. Nta wagufungisha. Cyakora icyo wakoze gishobora kugufungisha. Ariko ngiyewe nkanjye ndi umuntu woroheje mu mutima umva. Reka nguhe urugero nk'umwana wa Esigi wa Ribu. Yego umwana wa Jana. Tuvuge yenda agiye nko mu kabare aracirinze donc ashwanye n'umuntu. Ntabwo yavuga ngo ndagufungisha ngo papa ayobora Ribu. Uko yahohoterwa agakurikiranwa Ribu igakurikirana uko yahohotewe niko na Gasaro yajya gutanga ikirego agakurikirana. Donc mama be free siko nteye siko wacu twatojwe. Icyo kivuyeho yarashingiye ku kintu nibyo nangiye kubwira yarashingiye ku kiganiro ku munsi w'ejo wakoze ninjoro uvuga yuko hari abanyamakuru cyangwa se umunyamakuru mugenzi wacu ugiye kujyana muri Ribu kugiye kumurega ugiye gushora ikirego donc kurega rero bitandukanye no gufungisha agira amacenga cyo agira gahinda. Muri make ni nko kuvuga tese Jean Paul ko yibasira abandi wo kabyara we wajya utanga imbabazi nawe ukareka kujyana abantu muri Ribu kandi nawe hari abakujyana mu magambo make. Nta kibazo utanga urugero ajya hera kuri message ivuga ngo andi makuru ugeze hasi uwo muntu aburokwa. Yavuze ngo iki ntubigira ibanga kandi sorry ego oya andi makuru salama ejo dukora ikiganiro se saa 3 twisekere tunahugura abantu amategeko kubundi ari wo mwimerere wawe. Urangije uti tumira super nabonye ashoboye nseka gake bishoboka. Hanyuma aramusubizije hanyuma yakubwira ati fresh arashoboye cyane n'umusaza. Yego hanyuma uhita umubwira ngo ntabwo nzongera kugutumira. Ahita akubwira ngo ntabwo nzongera kugutumira. Hasi hajyaho iki blocked ngo nta kibazo. Uhita umubwira ahita akubwira ngo thank you. Wabibwiye ninde? Ni wewe wabikubwiye. Waramubwiye ngo nta kibazo aragusubiza ngo thank you. Hasi hahise hakurikizaho iki? Uramubloka nta kindi ariko zinekereza nese wamublokeye iki? Uyu ntacyo ashinzwe. Uyu muntu none se oya no wejya muri detail nyinshi. Ndazijyamo kuko nicyo cyanzanye. Koranarize andi makuru nuko yashuje. Yagusabye ikiganiro. Inde? Umunyamakuru. Inde? Pizo. Ufite ikinyamakuru cyitwa Max. Mu masaha atarenze 24 uwitwa super manager ayikoraho cya kiganiro. Nashaka gusubiramo. Rero
yashakaga ihe makuru. none se Jean Paul ngenda giye tugendana akantu ku kandi nimba ngewe umuntu aratumirwa mbaba ubwo murabikata n'imbere y'Imana sagayemo mu mwanya nkakurikira. oya Jean Paul mva nkubwire hari umuntu okay ikiriho wamaye ijambo papa ikiriho umuntu aje hano akavuga Jean Paul nabi ntago ngewe nabiryozwa. oya ntabwo ari nabi ntabwo ari nanjye yatatse actually yatatse umuryango. Pizzo yahaye space umuntu ntashaka kugaruka akakumuvuga no kumuzamura. Umuntu ashaka kugaruka amazina A cyangwa B. Yego. Uwo muntu avuga ibintu bitari byo bitabayeho. Aragukomeretsa muri make. Oya ntabwo ari ngiye yakomerekeje uko ngenda yemenyere ari ngiye uvuga password nta kibazo. Ntabwo yakomerekeje yarashinyaguye. Yo. Noneho wazana ibintu biri joke. Wamaye ikiganiro tikwivugira amakuru yo ku mihanda ko nabonye Doc by joke ndababwira watumiye wa wundi se ngoke uriya no musaza bivuze ngo ibintu yavuze 100% yabifashe nk'ibintu biri perfect urumva kuvuga icyo kiganiro no gukomeza kurebwa no kugizamura ama views yacyo warabizi ubwe ko yakoze amakosa hatarashira n'amasaha 28 araza arajomba. None se Jean Paul saho bikomoka reka ngo bazi ikibazo. None se rero okay umuntu yakoze ikiganiro kibasiye nka Sabi. Yego. Nyuma y'amasaha abiri ukamuhamagara uti umusaba amaye ikiganiro yagusubiza ngo iki? Ashobora kuza nawe ndakuza urashyuha bibaze nk'umuntu akwifatiye ku gahanga ndashyuha se ko nabufite nawe ikibazo. Umuntu akavuga agakora ikiganiro akaguhera ku Kimisagara Nyabugogo Kicukiro nibo yakanavuga ati ndetse bwacya akakubwira ati twawese tukajya kunywa icyayi mu Marangi Nyamirambo wamusubiza ngo iki? Naho biri nuko byubatse ahubwo hari imbuga nkoranyambaga zikurikiranwa na RMC bitewe n'abazikoraho bitewe n'abafite amakarita yabo. Hari n'izikurikiranwa na RIB kandi RIB ko ntabwo ari ukumurega ngo umurege umubone yataye muri yombo umubone yatangiye kuburana umubone yabaye umwere cyangwa byamuhamye ahubwo utanga ikirego kugira ngo bamuhe owning aho yagiye arenga umurongo reka nihere yavuze ngo ni sinzi ikibazo yabashije bamutumirwa aramubwira ngagiye kwinyuguza mu kanwa kuko no kukuvuga icyo ni icyambere yavuze ngo niba ari igicucu niba ari iki ico yari yavuze igitutsi ngo ibyo nabyo nibitutse ngo arana yavuze ngo wimbwira ngo niba ari igicucu iyo mbwa ngo wikomeza kumbwira iyo mbwa hano kimbwa karimo ko nakumvishe Jean Paul imbwa se rimwe kabiri yabivuze nka gatatu wowe wumvishije utuntu duke nge oya nacyumvishe ko numvishije ngo ugeze ujya kwivuza amenyo sahashika mbere ya 94 wari utarayarwara ujya kwivuza iryinyo ari ukurikura ugasanga hari uwo ryamereyemo haziramo n'ikibyimba uhita ukira. Rero ni ikiganiro kitujuje ubuziranenge yagikoze abiza bigambiriye noneho arasonga arambwira ngo ni umusaza twara abasaza bawe ngewe ntabwo ndi umusaza. Hari ingaruka kira kiganiro cyaba cyarakugizeho Jean Paul? By family ku muryango nyine baraguhamagara ko bitangiye kuzamo n'imiryango. Vuga ibiri byo vuga uti ngewe Pizzo n'urugero umuryango wanjye muri 94 ubwo abandi bahungaga bajya tingitingi twe twagiye ikibeho mu nkambi turahava nyuma y'imyaka 2 dusubira mu muryango byarabayeho kuvuga ngo papa wa Gasaro yari umukomando mu ngabo zo kwa Habyarimana kandi yenda yari umwarimu vuga uti papa oya niba ari nabyo oya icyaha ni gatozi niba ari nabyo se umva nkubwire n'urugero oya bibaye ari byo ijambo far urarizi far kontesi wallahi ndi kubazwa n'ikinyange fare ntaryoze fare nabahoze nabasirikare bahoze fare n'abasirikare bahoze muri leta ya kera ya Habyarimana nese biterwa n'imyaka wari ufite icyo gihe je nari mukuru noneho papa wanjye yari umukozi wa leta yakoraga muri Imprimerie Nationale di Rwanda
hariya hitwa kwa Veni hitwaga kwa ndahabona. Veni noneho ukazana ukavuga ukuntu muzi yari umusirikare ngo ndetse ngo ni na mubyara wa Nyesi Anyesi w'inyamasheke nanjye we munyambiriri uraduhuza gute vuga ibintu biri byo uvuga uti Jean Paul ndamuzi uvuga uti Jean Paul akora muri EABC n'urugero uvuga uti Jean Paul akora muri EABC ntabwo nzaza ngo nkutera amabuye ariko nubintwerera uzaba uri gukwirakwiza ibihuha hari kuvuga ibyo guha umwanya space ibitutsi njye niba mvuze ngo Gasuku shingiye ku byo akora uyu munsi iyo aza kuba ari mukuru mu myaka ya kera yari gukora bibi shingira ku bihari urabihuza gute nese Jean Paul byibuze nubwo ukora buretse nubwo ukora ibiganiro uri umukristo kubera iki none iyo umuntu ashobora kuba yakora yarengera turi abantu buretse turi abantu nshobora gukora ikiganiro nanjye ntago nakigira perfect nkaba nagukomeretsa cyangwa se ngakomeretsa n'undi sibyo buretse gato mbanze ndangize none kubera iki utababarira umuntu akwegera akakubwira uti Jean Paul I'm sorry kira kigano byagenze gutya umbabarije hoye ahubwo yarambwiye ati umusaza super manager yakwemeje no umusaza yakwemeje aragamva shamwe ibi bintu byo ku ruhande ushobora no gutanga ikirego ariko wamubabarira ushobora no kujya hedikota kuri RIB bakakubwira bati uwo muntu atuye Rwezamenyo ugatanga ikirego Rwezamenyo kigapendinga kikabaho ariko gihari ariko gitanga n'imbabazi erega baregwa bose siko bakurikirana nyine utarinze no kujya muri RIB gitanga imbabazi urazimusabira yagutumye yego twagira ngo umugani reka ricecekere uri umuhuza uri umwavoka reka ricecekere nturi umuhuza nturi umwavoka nturi umugenzacyaha n'ubushijacyaha ngo busumureze ngo bikaba nka Ndimbati nawe akaba umwere nk'uko Sabe yamufungishije kandi ntabwo Sabe yafungije Ndimbati ni ikiganiro cyaciye kuri sheni ngo byakumarira iki no bashobora no kumuhamagara akababwira bati tonde truwariye hagahita hajyamo dosiye yitwa nde ubwo niziba dokima nyinshi ziri muri truwariye bazamubwira bati hapo unafanya maneno mengi bagutie ndani hanyuma kubera iki hari ikibazo na benshi nabanye bakibajije kubera iki wagiye kurega umunyamakuru oriye kurega wagututse nta nubwo narenze ko ari first of all narenze ko ari umunyamakuru wemewe uri mu muryango witwa Rwanda Media Commission no munega impamvu ngewe uyu mwanya kiganiro ntabwo kiri live yego ntutse nk'umukuru w'igihugu talk ukabigira intro ngo ubwo ngo Jean Paul ngo ubwo ngo atutse umukuru w'igihugu ngo ubwo ni hiti tekereza ko ari Jean Paul byagiraho ingaruka wenyine bafata cya kinyamakuru n'umukameramani na terapi yego nibizi bite na nyiracyo wenda ni buri byose babitwara byose rero mbere yuko bagera kuri wa wundi babanza baramubwira bati kuki yatukanye ntiwe editing yego kuki utamugoroye kuki sibye ko perezida wacu kubera n'ukuntu bahora banatukana bashaka gutukana ababwira ati mwebwe mujye mutukana ariko nta hantu bibageza gutukana nta hantu bigeza so n'urugero ruto ngo haye mbere yo kugira byishumbaza fata umwanya wumva ikiganiro rwose ndabizi ko utabona umwanya wo kubera ngo birangize nacyumvisha iby'ingenzi ntabwo wakirangije wari ufite amamega make fata umwanya umva mubwire ngira wayaresi ngewe warambwiye ngo ni nkukonegite nta banga ngira keretse niba mbyibagiwe none se Jean Paul reka mubaze wanyatse wifi cyangwa ntiwayinyatse yes or no none se kamubaze nyine naraye gusabye none se mu rugo iwacu ntayihaba nyine se ndayigendana nuze izi internet za company runaka nagiye kwamamaza urazigendana twikomereza ikiganiro nyine nsubiza twikomereza ikiganiro wishaka kuyobya abantu ubwo ndabize mu kiganiro aza kugobekamo n'abamamaza nta kibazo ariko bana yanjye waranyihaye abaguha umunyu urumva hari ikibazo se namamaje ikiganiro n'ucyumva cya pizo yego
ariko ngo burya Jean Paul ari gukura iyo uri gukura ugabanya amashagaga yego man ngewe ukuntu umva nkubwire ubona ko ntakuzi yego shatse kwataka famille yawe najya kwivuko nkayimenya none yimariye imyaka irenga 20 na agandaguwe n'abagezi ba nabi barangiza bakamushinyagurira biriya no gushinyagura no kujora no gukina n'amateka ufite pizo yakirinya n'amateka ayiweke hanyuma kuba ngenda bimuvuga nta kibazo kuko n'undi cyanyuze ariko uza kucyumva yego kuba super yarakwise ico ngo nanakuvuga ari brosa wabyakiriye gute kuba harabavuze ati ntago bikwiye ku mugabo mugenzi we yakandarika mugenzi we kuri ico cyangwa se kakuvuga akajya kwibrosa ye kubigarukaho nkuko nabifashe nka kubera ko Pizzo yambabaje bikavugirwa kwa Pizzo Pizzo na Super sinjya mbatandukanye kumenya ariko ubundi yitwa Super yitwa Patrick Gakumba kumenya Gakumba ko ari wazi gutya nta kintu kirimo doke wazi harimo umuntu ova wazi nyine ikibazo cyanjye we ameze nk'imvubu imvubu icamo kabiri ariko ntitekereza ntirozona ngewe rero ndatekereza ariko nkagusubiza nawe rero wamwibasiye navuze ngo kumenya kaki hari yitwa gake Gakumba ko ari wazi ntabwo byasabye kuva hano ngo agire usize byasabye gusa ikiganiro kitarenze isaha aratogota uhita umumenya uriya ni kumbwira hajya ngo yavuze ngo ndice ngurico nushaka kumenya Gakumba wiyise super manager nuriye nabana yakamye yavuye yamaha yari ipakiye n'ibiki iri yaho uriya we oro umwana mane hano ubwo ari na Gasenyi urayizi se urayizi Gasenyi ndayizi nyine sawa dukomeze ariko Jean Paul nawe uratsetsa ikiganiro cyo ku muhanda ndumva kiraryoshye ariko baze nk'ukuntu mbwira ngo subiremo ibitutsi nagiye ntukwango ngira icyo mbivugaho oya ntago ari byo nifuza ariko ni nk'uko wamubwira kuba Jean Paul yaravuze ngo uri wazi uri ingunguru iri vide urabivugaho iki yavuga ati ndiyo oya ngiye cyo nifuza mani muri abagabo buretse gato oya muri abagabo uravuze ngo turi mu butiko nk'ubwa oya kuko mana yanjye niki buvuze ibyo nibyo bivugiye oya Jean Paul zi yuko uri umuntu flexible ku muntu nanone ariko wabe flexible kuri wowe icyo nzi cyo no kuzamutse nawe ntiworashyura ikasha nawe urazamuka mu birere sibyo yego rero no kuvuga nimba haraho buretse gato ariko ndangize Super atagenze neza azakwegera kubwira ati my brother I'm sorry kandi niba nawe haraho waregereye umubwira uti I'm sorry big bro oya niyo no bagende bamusuzume nibasanga atari vide nzaza babwire ni Super nakwibeshyeho sorry iyi mpamvu bivuze haraba nabonye ngo hari ikindi kibyisha inyuma hari ibindi mupfa ese undi Super mwe musazwe muziranye kundi bigiye kure ntago muzi namubonye bwa mbere uriya Pizzo uzi uko yitwa sonde Kasiye irinde Pizzo sawa namubonye yaje kunyaka ikiganiro bari kumwe wafete Pizzo ni imandwa ya super manager so ibintu byose Super koze babanza gukora inama habanje gukorwa inama nkuko ufite message z'abantu bakuntumyeho bakora inama zo kundangiza nabore narebarebye hose Pizzo waranyemeje tuvuge gutyo oya nawe wita yabwiye abantu ngo azanyemeza yaranyemeje oya wita ubigira gutyo ushaka no gusanga noga aya makuru ni urugero yarakomeje oya nawe yampaye Pizzo ubwo yaranyandikiye arambwira ngo ni umusaza yanyemeje aho kuri ko murengera man yes ubu Pizzo ko afite nimero yanjye twigendera hano turi ashaka kuzaguhamagara akagusaba imbabazi burya iyo wakomerekeje umuntu ntabwo yankomerekeje yashinyaguye nawe ukabyiyumva mu Jean Paul mu buzima bwanjye
ni nkanjye sinkunda kuba mfitanye n'umuntu ikibazo nshobora kuba hari akantu gato kwigeze kurakaza ubwo ugiye gufata ifoto ya Pizzo n'iyanjye ushyiremo gutya ngo dore ishusho y'ejo aho yagize gutya ngo njyewe se ninjyewe editinga ariko naragowe ni ukuri ninjyewe editinga uko ubizi do ngo gifite 29 ngo ngenda umwere nka ruca baragize gute ndakese Jean Paul agari njyewe editinga uko kabyarawe kasi yitwa Nyabyenda ni cyane cyo muri Nyaruguru ni cya Nyabyenda nyine ariko mama nta mutima mubagira mu buzima busanzwe oya yiguriye imodoka yitayishyira kuri Instagram na Twitter na status ati kabaye yeah it's a big achievement jewe kabisa ni ubuzima buhita buhinduka rero Pizzo nta shitani urabizi ko ntari umwana mubi ariko wararengereye umusa oya nzi neza ko mu buzima busanzwe uko muzi Pizzo naga ari umwana mubi oya ubu Pizzo ariko uva nkubwire reka mvuge ibyoroshye mvuze ko Pizzo yavukiye mu nkambi y'Ikibeho kandi atarahavukiye ntiyababara yego cyangwa we yego ni nk'ibyo byose nawe arabizi aho yakosheje arahazi azakwegera ariko umva nkubwire wa mama wo muri Norvège ndashima Imana ko ntagira inzika nibirangira rero ntituzumve ngo wagiye muri RIB hoye urabizi sa niba kidahari erega RIB info RIB email ya RIB ni info rib@akadomo.org aho nibeshye ubwo mujye ku rubuga rwa RIB murabona email yabo ntabwo kujya kuri RIB ari kujya gutanga ikirego wandika hari undi wavuze ngo ariko Jean Paul ndamukunda gusa bigendere mu cyico tukagenda mu mihanda tukanabereka Kigali gusa babazwa n'ubusa iyo bamuvuze ararakara kandi we ajya yibasira abandi yibasira Jolly none we baramuvuze ararakara uretse gato ntabwo uwitwa Murongi Sabe namwibasiye no muri iki kiganiro n'ifoto ye ntigemo utagira ngo no biragoye kuvuga urubanza rwa Ndimba tutavuze Sabe byari bigoye ko introduce urubanza rw'uwitwa Mugabekazi Liliane utavuzemo Sabe wahe namwibasiye gute biragoye kuvuga Mutesi Jolly biragoye kuvuga urubanza rwa Preskid utavuzemo Jolly Jolly navuge ko nigeze muvuga mvuga iby'Ibugande no muri Ntare Wati na Makerere University nigeze muvuga mvuga Dubai nigeze muvuga mvuga ahantu hariho hose atuye hoya Jolly just sanzwe donc navuze Jolly mvuga ku rubanza rwa Kiba ntabwo namwibasiye undi bavuze undi bavuze na Sabe avuga Jolly avuga Kasuku okay avuga ngo na wa mugabo wo mu mupira abo bantu bose dore nguyu no wanyindagiye person yaratwitinze sinamusubiza ageraho bwanyandikira mu gikari reba ikintu yanditse kituyisomeye message yaravuze ati Jean Paul unsuhurize uwo mukecuru numvishe ko niwe sugar mami ya mbere mu gihugu uwo ninde so mukecuru umuntu wabaye president wa ndaza kuyiguha muri make akaba ari sugar mami oya nyine hano yashatse kuvuga ko ngewe na Madame Victoire Umuhoza namwinjiye umugore w'imyaka 60 ufite abuzukuru ufite abakwe ufite iki abizi neza ko afite umudamu nubatse ahubwo yaragambiriye kunsenyera Sadati Munyakazi ubwo se urumva ko hari umuntu nari nasubiza atatewe mu gihugu wamusubije ari we wakwendereje hoya rimwe se yarabikoze ashyira kuri Twitter na za Facebook sinamusubiza abonye ntavuza anyandikira mu gikari nge rero Twitter sinyibaho numva ngo harashye nuko biterwa n'amateka usajya kuri Twitter mwana wo kwa Didi epfo Sonatebe umuntu akwandikiye kuri WhatsApp usaba barashaka iki ni gasuku ndabizi abaratubonye ni gasuku nakubwira gasuku itonde ndi mu kiganiro wa nakubwiye ko uzava muri Amerika tukicara tugaciringa nkakubwira kuri Egyptisi sibyo gasuku ndi mu kiganiro ni cya gasuku inganze ngire nako nukajya ubeshya ndakubeshya se ngo mbinzobe Bone se kucyacunze ndi mu kiganiro akamagara none se arakubonye afite jime noneho ndashaka kugutwikira ariko byibura nawe ofete nawe umeze nk'ari musi none ntabwo aruzi ko abantu aribo banyi nukuri ngera agomba twita mama nukuri kw'Imana niba ndacyari umuturage mu mutwe yafashe iyi groupe yafashe iyi WhatsApp
aranyandikira ndabona ari na groupe muhuriyemo. oya ntabwo ari groupe iyi screenshot yafashe iyi foto abonye byanze atereka ku magroupe no kuri za Twitter. Sadati ninde unyibasira ahubwo muri make none ngenda sobanukiwe nabonye waramuvuze ariko urayotse nkagira ngo niwe wamutangiye umwibasira muri make rero ntabwo ndepore mwana singeze ku rugo Jean Paul rero niba ari ibyo hari abantu bavuga bamwibasiye ngewe ahubwo ndibasirwa nge ntabwo nari mbizi ndibasirwa twigendere twagiye twigendere mukanya ngo ifoto ya Jean Paul ngiracuruza yewe yahoze abwira ngo nta muntu numwe gukora ikiganiro ngo nashyiremo ifoto ye ngo nta muntu ukoraga ikiganiro nashyiremo ifoto yawe ubwo ngezweho ugezweho ese Jean Paul wa mugani urumva nk'icyo kintu urumwinjira oya no uretse gato numwinjira ni iki ubwo simbizi ubwo ngo Victoire nishuga nk'iyo madamu abyumvise genza nkorera ikiganiro iwawe uzahita wumva message zizakurikira sawa ngambwira nicyo nyine madamu muri make biraharaho bimutusha Victoire afite umugabo witwa Muyizere aba mu Buholandi yego yajya kubona akabona nka Sadate kiraje urumva cyanditse afashe nk'iriya foto aranditse arakwirakwije so Sadate yakwirakwije ibihuha ariko ntekereza ko ari we bifitiye intuza kundusha hanyuma Jean Paul ubu ngo tukaba turagiye ukabafasha icyemezo cy'uko tugomba kugenda mu mihanda ya Kigali nyine urumva ifoto yanjye yabaye boro hari nubwo umuntu ayiterekaho nta hantu navuzwe hari ifoto nabonye turi nk'abantu nk'umunani ntegereza Jean Paul ntujye na kure n'ejo bundi Cita yatumiye Tom Ndahiro akora titire ngo Jean Paul nkundi neza ngo Tom Ndahiro yamuhaye owning ndindiriye owning Tom ni umusaza Tom se anyibasira ngewe Tom yambwira ati peti ngwino usange Kicukiro nta wumvishe nta kintu yakuvuzeho Tom yavuzeho iki se ahubwo yamugushagamo ngo uratekereza iki kuri Jean Paul mubaza ibijyanye n'ibitabo yandika ariko bya seri ntiwabibonye se yakoze titire ngo yampaye warning ni nacyo kiganiro cyarebwe n'abantu bake sheni irimo 300 kikaba cyarebwe mu 2020 yararimo guhumvana twigende none se ariko ngiye ikibazo ikiza cyanjye ntanzikangira okay nubwo uravuga utazamo let's go turi mu mihanda ya hehe urahazamuka ndahazamuka nyine cyama bagashyiramo ayo mabuno ntibaza ko ubuhishwa twane wabonye jezi navutse ku itariki 13 nitwa z'ukwezi umwaka nyine umwaka n'ukwezi 90 turi ku mihanda wambwira rero nizera ariko rero ko ibibazo oya nta bibazo nafigiranye n'umuntu ugiye kubabarira u Rwanda ni rwiza n'abarutuye bashabura super koko papi yongera imana umva nkubwire abantu bakurikira agasaro iyo nza kugira imana kuko navutse kera nkavuka papa ari umusirikare nari kuba mbayeho neza abana b'abasirikare bigaga ka Kigali imana twiza Sainte Famille ariko mva nkubwire background yimbwira nago nayizi uyu munsi sibyo iyo fare avuga ntabwo fare ari icyasha ahubwo wakoze iki muri fare ako kantu urakumvishe wakoze iki hehe fare sura Jean Paul nkubasi ikibazo ejo witabye RMC bari bakureze byagenze bite ntago nasobanukiwe urwego rw'abanyamakuru bigenzura Rwanda Media Commission rufite inshingano yo gukurikirana ibiganiro byose bica ku binyamakuru byose byo mu Rwanda na YouTube zirimo rero nyuma yo kwibasirwa nabo navuze hejuru Sadate Gasuku super manager n'abandi nkabo na ba Maxi nanjye narabasubije mu kubasubiza agiye n'imbere kwanza mu cameraman yego mu kubasubiza nabasubije nkanjye kuko batatsenye
ndabasubiza arambwira ati uri umunyamakuru ubutaha ujye ushyiramo imiyaga so ntabwo narwitabye ntabwo narezwe gusa njyewe nari nareze Pizzo basanga so umunyamuryango wa RMC basanze atari umunyamuryango wa RMC hanyuma ibyo wabazwaga bijyanye n'iki no kwibasira abantu cyangwa se nuko ukubita mu kintu oya ni ikiganiro nakoze kibitsaho cyabagaga ngo ibi ndi kuvuga nari bo nimpamagara nzayibisobanurira cyamaze isaha n'iminota 20 kuri Jalas Official TV aho ngaho rero ntabwo nubahirije ihame ry'itangazamakuru kuko nasubije nka Jean Paul kuko hari hibasiwe Jean Paul ubu se gusubiza Sadate byari gusaba ubunyamwuga ubonye ko yashontoye ndafata screenshot nyiguhe ya Sadate yanyandikiye nishaka ijya muri thumbnail uwo ni Sadate so urumva gende mukuru yaba ari mu banyamuryango ba RMC ndi umwe mu b'imbere rero ntabwo batuma umunyamuryango wabo atandukira kandi ndabishimira twamaze isaha n'igice ingingo zaganiriweho ni nyinshi twamaze isaha n'igice ingingo zaganiriweho ni nyinshi ariko kwari ukunyibutsa ko uko Gasuku na Sadate na Supermanager banyibasiye ntabasubiza kuko bari oya atari ko nabasubiza uko uburyo bwose yabagije ahubwo njye mbifata mbishyire ribu so Supermanager nasubiramo n'undi wese okay ibya bari abatipe koko nzamenya ko bakorana na ribu nibatabakurikirana bajya bayivuga se Agasuku ngo impamvu azakirirwa yikarakasa hana tukabantu ngo no mukozi wa ribu ako se ribu nimutuma kwita abantu ibigarashara no amen ako urabona ukuntu u Rwanda ari rwiza to visit Rwanda I'm here yeah what's up hanyuma Jean Paul nibaza kino kibazo Jean Paul ni umuntu abantu benshi ndetse bakunda ariko hari abansabye ikintu gikomeye ati turakwinginze uzatubwire Jean Paul ntazongere gusubirikanya na Supermanager kubera uburakari bwo nzongera no kwisubiza inyuma no kuzamura Super na Gasuku Sadate we na Sadate ariko n'ibintu navuze bifatika nabwiye Sadate uranyita ikigarasha ngewe nibukira ikinazi nkibukira mu Ruhango kandi niho iwanyu wowe wibukira he ko ntarahakubona hanyuma abavuga yuko Supermanager ashobora kuba yarakwibasiye kubera ko waje muri iyi mihanda uramenyekana arababivuze oya Supermanager no mu ibintu yakoze yabikoze abigambiriye urahaze hano se kamera hano urahaze hano hakoreraga umuryango wa RPF utarajya Rusororo hano ni ku Ntare dore n'ikirango cy'Intare influence ya y'Intare urumva ko ubu tugeze ku Ntare turi kubatembereza Kigali tujya hese turi mu mihanda hano ni mu mihanda iyo modoka ni ya polisi ishami rishinzwe umutekano mu muhanda iyi ni polisi ni mu mihanda wayibonye atinye kuyikamera hano hose hakorera RPF ubwa mbere dukoze ikiganiro kiri bizarre okay kanicare mu mihanda ya Kigali aha turi mu mihanda nyine urashaka bangonge simwe mubizana dore nicaye biratuma bangonga ndi muri zebra cross uranyishyura ngahe umva nge urishyuza se nge abakuru na MP ngeze aho nicara hasi nta mafaranga se turi mu mihanda ya Kigali ya hano hose hakorera RPF imyaka myinshi nta kimutwara nabo baba bayotse none se twawe n'umuntu ufite ubumuga bwo kutabona V8 kimenyetso cyuko Kigali ryoshye turi mu mihanda ya Kigali harya wa musaza ajya bangwa ni imihanda ni gaho mbaza nakoraga sport akashampo wibusasha bwi ntacyo uraza kumpa gake abanyarwanda batinya kamera sha umusa amakuru yo mu mihanda nuko abameze wihangane abanyarwanda batinya kamera yahatare ngaho komeze mbaze umuntu utarabuze ahantu umuryango wabanje do kwivuko naha interest
Kamerama wahise uhibuka? yahise dore ndi polisi abwo muve mu Polisi ni iyacu. muve mu muhanda. U Rwanda ni amahoro. Iyi ni traffic. Nta kibazo batwaye aba ni abacu. Abacu. Ntabwo ari polisi ya Congo, si not polisi ya Uganda, polisi y'u Rwanda. Ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda. Ubonye bakwakuye. Ese Victoire mbwira muziranye gute? Nabonye hari ababikomozaho bavuga ngo Jean Paul Amagani bashaka ko barakundanaga, hanyuma unatubwira amakuru nagiye numva yuko na Nyesi ninde ko mufite icyo mupana, byaba ari byo cyose nibiho. Ahera hehe? Kuri Victoire. Okay, kugira ngo nyine ari amakuru agihanze n'iriya foto. No, Victoire. Ubundi Jean Paul muze nk'umunyamakuru wibanda muzihe ngo? Mu nkuru z'ubutabera. Ariko ndabona uri gutinya imodoka. Njyewe ndajya. Uyu araca ku ruhande. Turebe ko zikugonga. Aha. Victoire yaje mu Rwanda 2010. Nari umunyamakuru. Ariko ntabwo uri kundeba. Icyo gihe yaje mu bikorwa byo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. Igihe kiragera arafatwa arafungwa. Ntangira gukurikirana urubanza rwe. Mba mu nkuru z'ubutabera cyangwa sinzibamo. Victoire naramukurikiranye ari no muri gereza ndamukurikirana, bigeze kuvuga ngo aratwite. Aba ni abasirikare ntacyo badutwara. Polisi n'ingabo si bimwe se. Bigeze kuvuga ngo aranatwite. Bamaze kuba twite ari muri gereza, urabyibuka ngo aratwite. Byiza wari utaraza mu itangazamakuru. Tujya muri gereza tubaza RCS. Victoire yatwaye indati. Baramuduha turaganira. Urumva niba kuviye imyaka yose Amagani twari ku mihanda. So Victoire iriya foto babonye abantu ku mbuga nkoranyambaga, nyuma yo guhabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu nagiye kumureba iwe mubaza uburyo yakiriye imbabazi yahawe, uko yiteguye kubana n'abanyarwanda muri societe, uko yiteguye gukora. Donc uko yiteguye kuba mu Rwanda rw'abanyarwanda. Nyuma yo guhabwa imbabazi ndibuka ko nanamubajije RPF guhaye akazi wagakora. Kiganiro kirahari kiri ku Museke gifite 73. Ni ikiganiro cyari gifunguye. Nyuma y'ikiganiro dufata ifoto. Iriya foto niyo yabiciye biracika. Niyo Sadate yafashe. Wabonaga imodoka ukiruka wa. None se imodoka nabasazi. Twese nituzitwara ntituzifite. Ubone zitagenda. Hano umunyamakuru uri mu kazi, hano turi kwereka abantu uko bakoresha umuhanda. Iyi ni RIB. This is RIB. Siko wagiye siribu se kuseka iriya siribu. None sakose ono wasase. Ahubwo watunguwe. Ntabwo aruzi ko mukoresha iki kiganiro. Ubu ngubu akanikoreye ibi nikoreye bazabikora. Niza nibi aka imwe ya ntoza ya Melody. Abadena baratubeshye ngo baramufunze agira ngo hashye ko. Numvesha ariko ngo yarababaye. Nyine urumva ninde wazanye style yo guhamagara abantu mu biganiro bya YouTube direct sing. Nibasigaye babikora se. Ariko no yari itwisha ndakese. Ariko nanjye ndayifite mfite nk'iri. Yitwa Barabas. Dore yisuzu nice ku ruhande. Ntubona ko bumvira. Bafite ukuntu bagenda, bafite ukuntu bahanahaniza. Hanyuma Jean Paul Shingiye ahantu magaze ntabwo ari kuhagarara n'ubwoba bwawe. niyo mpamvu nihuye. Okay, mbaza ibibazo. Hanyuma okay, kumenyana na Victoire nakazi. Urumva kuva 2010 maze imyaka 12 muzi. Kandi namukozaho inkuru nyinshi, ariko se ko batareba izo namwanditseho afunza nafungurwa bakareba bagatinda kwifoto twifotoranyije. Nyuma yaho se mwongeye mugirana umuhahiti. One se uruzi ko azavugirwa ku Gasaro. Nuko nabonye ari abantu nabonye bafashe indi ntera. Oya ni intera ya Sadate na Gasukwana cana nawe. Uko nziranye n'abandi banyapolitike niko nawe muzi. Umva. Ngiye wacu ndaha promotinga na Mubirizi avuga ko ari uw'Imibirizi. Ahantu hitwa Imibirizi hazwi kurusha Icyangugu. Ngewe ndi umunyambiriro urahazi. Umukuru w'igihugu aherutse kutwemerera umuhanda uzava ku buhanda ukagera ikaduha ni iwacu. Victoire akomoka i Rubavu, yakuriye hano ruguru ariko batugonga abantu ntago bafite amaso kusetsa.
ntanahagarara mu muhanda zigahagarara umwanya muto tugakora ikiganiro kijyanye n'amategeko yo kwirinda umutekano wo mu muhanda. Wambajije ngo Agnes avuka i Nyamasheke, njye ndi umunyambiriri. Biriya Gasuku yavuze dusubire inyuma gatoya, nta kibazo. Biriya Gasuku yavuze aho simva mu muhanda, nimwe mwazanye imihanda. Njye mvaho muranjyana muri borodere kubera iki? Simwe mwazanye imihanda. Uraca inyuma aho ngaho. Aha, biriya Gasuku yavuze ko ari ugutwika. Noneho nashaka za neza ya mikoro ndabona ino iri kwanga se. Biriya Gasuku yavuze ko ari agatwiko. Nawe arabizi ko ntacyo apfana na Agnes. Victoire ntacyo dupfana mu buryo bw'amaraso. Icyo dupfana n'icyo apfana nawe n'umunyarwanda ni wese we. Nicyo dupfana. dusoza wambajije ngo nyuma yabwo mwakomeje kuvugana. Yego turavugana uko mvugana n'abandi. Aha, hanyuma bose ikiganiro ko cyabaye kigufi. Ntabwo tubizi. Dusoza niba RMC Rwanda Media Commission yarakubwiye uti Jean Paul reka kwibasira abantu twatekereje ko namwe uzongera kuvuga cyangwa kwitsaho wa mugani wawe. Erega ibyo ari musi navuganye nayo ni bya bindi mwavuze ngo RIB yavugiye kwa Sabe. Nge ntabwo byandebaga. Buriya bwari ubutumwa bugenewe abanyamakuru batagira ibyangombwa. Cyarimo amakuru yo mu mihanda araryoha shaho. Sha Kigali dore bimuka ku manywa do Kigali iranze aragiye habaye Kigali Pascal azongera gukora ikiganiro twica umbwirire wa usuhurize Rwema umusa uyu munsi ni mu muhanda Jaras uyu munsi ni ikiganiro cy'umuhanda ngwino umbwire ahantu nzi oya ntabwo rumwika ngese nkwirakwiza iyizire ngwino usuhuze aranze reka umubaza niba ndi umugome. Uri umugome se wakuze Mota iyo jire iyo jire niyo nta kibazo ngwino ukomeza. Nicyo cyiza cy'amakuru yo mu mihanda. Arankunda no mufana wanjye. Abatinyi vava yaba yamamarije yate Superman ajya abafana banjye aho barinda no mufana wa Matari ikibazo cya mbere soza Jean Paul none akira Jean Paul akirite ngwino mbaza uyu muntu uraho wari ufite amatsiko yo kumbona. Yewe yagiye mpora nkubona ariko twari tutaraganira. Batekerezaga komeza batekerezaga komeza najyaga mbona uri mutoya urabona imyaka nyinga wapi mutoya mu bunini. Okay muto mu bunini kubera bari pasiporo. Aba bantu rero aba bantu bifuje aba bantu basabye ko dukorera ikiganiro mu muhanda bati ntubura abafana bawe ku mihanda mbere ku mihanda ni ku mihanda. Urambajije ni ukuvuga ngo nushaka kure Gasuku mupfiki kubera icyo bajije kibazo nuko buri gihe njya kubona nkana kuri YouTube inkuru nagutuka bikomeye cyane. Aha hagati aho ari Gasuku na Jean Paul ubona ari ndufite ikihe kibazo ubona ari ndufite ikibazo we wararenze kuva kera. Okay byamubayeho nk'irangamuntu neza. Mbese uyu munsi iyo atamvuze ntaba Gasuku ariko ntacyo dupfa. Hari ubwo umuntu ariko yivukira mwese kuki yatukanye nta kintu bihindukaho kuri njyewe oya ku bintu nyine akora kandi bitemewe byo gutukana. Aha biremewe cyane byemewe. Ntabwo gutukana byemewe. Buriya RIB izamukebura nitamukebura umuryango we uzamukebura
keretse niba yarabaye akahebwe akarenga ihaniro. keretse niba wenda gutukana ari ibintu oya ntabwo gutukana byemewe, ntabwo mu Rwanda gutukana byemewe. Gasuku aba muri Amerika buri none yaje se ko yaraje n'ubundi agatukana. Nzakibaza RIB rwose, ndakibitse, nzakinota, nzakibaza umuvugizi wa RIB Murangira. Gasuku ku cyatukana afite ubuhe budahangarwa butukana kandi ututse umuyobozi runaka urarugiye. Uri umufana wanjye, uri umufana wa Gasuku? Ngenda gufana cyane kuko uri mu bintu by'ubutabera, bandi gukurikirana inkuru z'ubutabera kugira ngo numve uko byagenze. Urakoze cyane. Kwa gatanu Preskid bazamurekura. Atahe burundu. Umva none se azakatirwa burundu. Kandi arego ibintu birenze bikomeye. Ibihe ibyo wumvisha so gucuruza abantu icyo cyavuyeho. Ntabwo ikirego cyo gucuruza abantu utanga ikamba. Ahubwo ikibazo abamotari mubona umwanya wo gukurikira YouTube. Nese suba warakanze subscribe. Oya ko kantu ka sapap. Yaba yayikanze. Nakuvuga ngo ukimara gupostinga byabyangezeho. Okay. Urakoze. Nkunda kumukurikirana kuri Jaras Official TV. Iyi ni Agasaro TV. Agasaro. Uyu ni wa Mugasaro wabonye. Okay. Ni mwiza cyangwa ni mubi? Ni mwiza keretse niba hari ukunda bigenze. Imihanda ibaye imihanda. Ni izuba kandi. Izuba rirarenze. wajya ushaka bise gute Gasaro? Numvaga ari umukobwa w'igikara muto unanutse. Ariko reba ibono nibona. Urakoze. Okay, twishimira ibyo dukora ko mubyumva mukabiha agaciro. Kavuze neza ngo nkora ku butabera. Buriya kuntuka no kunyataka no kugira ngo cike intege. Ariko nzakora paka mu mihanda. Nzakora paka mu mihanda. Urakoze cyane. Oya no. Ubu se Kacimire motari by'umwihariko pe ni gake cyane mu Rwanda umuntu abagukunda akakubona akemera agaparika moto ye akaza kwideklarara akagukunda. Mota ngenda gushimiye cyane vuye ku mutima sibyo uze kumana nimero yawe nkuremera 1000 cy'umwanya utaye cyane. Urakoze cyane. Ikiganiro kigiye kurangira urabahano gitwaye. Ubu ngubu Jean Paul yari kuba yiboneye mugenzi we. Ubwo rero ikintu kiriho hita ukanda akanyenyeri mu 1000. Nibyo da. Oya nanjye ndakimuha. Okay. Urakimuha okay. Igiki? 1000. Uraki Mota. Ariko rindaye wakigabo. Birangiye dutwariye ikizuba zuba. Gasaro je numvaga ari yirabura ari mutananutse. Ariko ashoje kiguhaye. Jean Paul Mata ngo fata nimero basi genda zikuhereza. Ngiye nkunda umuntu rwose ukora rwose pe. Fata nimero yawe umbipe. Hanyuma tubone nimero yawe. Reka shyiremo nimero ye muri telefone yawe. Ashyiremo nimero. Oyo aba basabye ko dukorera ikiganiro mu muhanda byabaye by'imihanda. Ariko hoya no ushatse yanakubwira nimero batagira ngo ni icyokere cy'aba YouTube. Hita ukora akanyenyeri. Okay, nago ye nimero yawe. Telefone ndiri mu modoka. Okay, telefone ndiri mu modoka. Ariko oya ndabizi ngwirambwira. Motari yazandika muri comment ati nahuye n'umukobwa ubeshya ku isi. Yambesha 1000 amotari niko bavugira aho ngaho. Watekerezaga ko Jean Paul wameze gute? Yego turumutse. Umuhe nimero ye nitumara mu kiga. Ariko nta kibazo reka muhe nimero yanjye nanjye andika 0788. Ahita bagutereka. 8 nanone. Okay. 27 820. Okay. Kabisa. Nukuri. Urava hano kirayi ariko se wava. Dore RIB niyo yanjye. Ofete impamvu hano ari guca imodoka nyinshi za RIB turi ku Kimuhurura hafi ya RIB headquarter. Turi mu mihanda ya Kimuhurura. Gasa uri bandi ndakeza. Uyu mukobwa ni bandi. Igitekerezo cyanjye. Okay. Okay. Uyu nguyu ni umukunzi wawe n'umufana wawe
sibyo akaba ari mukunzi wa Gasaro umuha igihumbi nanjye muha igihumbi ntabwo namuha igihumbi gusa uramuha bitanu umugabo iyo agiye gutanga ntabwo yivugira mu ruhame ibyo ni iby'abagore Jean Paul sawa rata nigera ubimwemereye wa mugani bitaza kuvaho wa mugani witwa nde Inyasi Nsekanabo Jean Paul Nkundi neza sengera kuri uru rusengero turi mu mihanda ya Kigali murakoze cyane mu kanya ndabambarira iyo ubonye abantu banuka haba muri komenti no mu magambo ubona tutagira imitima yihangana ni ukuvuga ngo ahubwo habaho kwihanira wahera ku murongo ngo yanze kunyegera yatinye oya kandi kamera iraha kamera iraha uyu nguyu ntago aba yemerewe kugaragara kugira ngo we Gasaro aramuzi ubu ngubu nibwo mubonye kandi namwumvaga amatsiko yahise ashira kwereka ko u Rwanda ari urw'amahoro dore iyi modoka hano ni Kimihurura turi u Rwanda ruraryoshye visit Rwanda abantu bankunda bari muri Amerika yambi ababirigi yambi abo muri Canada Karigari Ottawa oya gute se Jean Paul gatsoza ikiganiro ngiye kurya ndashonje inzara yanyu akaba reka dusubire no mu kiganiro kiri pro usoze ubaza ikintu kinini ku buryo cyavamo intro sha ukubuhuye Mutabazi na Rwema solution shari ku mata ubona umwanya wo gukurikira mbwiza ukuri YouTube basaza ko baje kutureba yo ntashye nimugoroba nyine mfata iminota sha mutara arakurikira baguze megaze rwose kuri Jara Official TV na Gasaro TV abo bantu mubasuhuza narishoje navuze ngo hapo nati ngaba tambwira ijambo rimwe rikuri ku mutima wumvaga ni duhuru uzambwira nukuvuga ngo nari mfite amatsiko kureba ukuntu usa n'ukuntu ngana numvaga ijwi ari ritoya ariko ukumva riri gukurura uburyo nakumenya mbese nkavuga ngo Gasaro ameze ati abantu bajya bavuga ngo ndirata ngo ngira umujinya soko mbeye nukubesha kabisa umuntu yajya kukwata kahera muri ibyo nta muntu w'igikara wirata gusa twe turirata oya turi kuvuga uburyo uyigize nka Miss Jory ntukambeshere reba neza ntukajya useka kuvuze ngo wigize nka Miss Jory wigize nka Miss noneho wigize nka Miss nta kindi mvuze niwongeraho Jory biraba ibindi bintu ufata ifoto yanjye ya cyari iteranye n'uyu munsi hano turihoza hakorera umuryango wa RPF Inkotanyi hano hitwa ku Kimihurura Imana ikurinde ikiganiro cy'uyu munsi ni Sosoma turi ku mihanda ayiweke mani rakajya kuri mata bayirata mukanya rona kanyenyeri igora urakoze urabona itandukaniro ry'ibiganiro byo muri office n'ahantu twicara n'ibiganiro byo ku mihanda apana ya mihanda izi moto zose zigema apana ya mihanda bavuga mu mutwe ya Twitter ubona ririye sha ibiganiro byo kubandanya ndabona biryoshye ndabona tuzongera ariko bisaba umuntu reka twisureho twavuye tujye gufata imodoka abamotari urakoze cyane nawe ujya ukurikira okay oya ubu ni mu kanya birajyaho akira mikoro Agasaro TV niyo babwiye n'ubikurikira Agasaro TV uyu musaza yigisha imodoka na la preference bajya gukurikira se ibiganiro nawe ubu ngubu ndaza kubireba ariko televiziyo leta n'ubwa mbere umbonye oya Agaso ngo barebe ryari saa 9 umva Agasaro TV dore bimaze kwasa araburi saha okay kaza ngitajya gushira turi mu mihanda ya Kigali hano ni Kimihurura aha turi ni ku Kimihurura ubundi umujyi wa Kigali ibintu wakabyishyuye nitwe iyi ni show Meya Prudence Rubingisa nushaka uzakore tweet ushimira Agasaro TV ibiganiro hafi ya byose bizajya bibera ku mihanda
yes ibiganiro by'Agasaro nzajya ngaragaramo ni ku mihanda mu nyungu rusange umujyi wa Kigali umuterankunga mukuru. Okay, twagiye twisubiraho twavuye. Oya my team is Yanga twagiye ya uyu ni umufana wanjye umufana. Reka tubahe ikaze muri gahunda za Swatase, tunabagezeho ibyiza bya Swatase. Ese ubundi Swatase ni iki? Swatase ni company ikorera hano mu Rwanda iguha serivisi zitandukanye zijyanye n'ibintu bya transport. Nivuga transport ndabavuga imodoka, gukodesha, rukuyigura ndetse n'ibindi. Bize ngiye kubabwira muri kano kanya ya Swatase ni ijyanye no kukugurira imodoka maze tukayiha akazi bitewe n'ubushobozi ufite n'amafaranga ufite, urayaduha nko muri Swatase tukagura imodoka ijyanye n'ubushobozi bwawe maze tukayiha akazi, tukajya tuguha amafaranga imodoka yakodeshejwe cyangwa se yakoreye, tukaguha amafaranga bitewe n'amasezerano twagiranye. Dukorera mu mujyi wa Kigali, ariko by'umwihariko wahamagara iyo nimero aho hasi tukakurangira tukanaguha ibindi bisobanuro. Icyiza cya Swatase nuko dushobora kugukodesha imodoka, yemwe ba diaspora abanyarwanda muri hanze ukenera kuza mu Rwanda muri gahunda zanyu zo gusura imiryango n'ibindi, ushobora gukenera imodoka ugakora booking utari waza mu Rwanda, hamagara iyo nimero iri no kuri WhatsApp tubashe kugufasha. Swatase tuguha serivisi nziza kandi inoze, ukabona imodoka wifuza ukeneye muri gahunda zawe zose. Igihe imodoka yawe igize ikibazo wayikodesheje muri Swatase cyangwa wayifashe muri Swatase, tuguhindurira indi kandi tukanekora serivisi zose wifuza. Ikaze muri Swatase. Gasaro TV.